Murakoze, amazina nitwa Uwayo Adeline, niga muri TFPTSS, niga Level 4 Networking, mu magambo arambuye tubyita Networking and Internet Technology Level 4. Ubusanzwe nsengera mu itorero rya ADPR, ariko hano mu kigo barizwa mu itorero rya Rajepura, aho dusanga Rajepura ari ihuriro ry'amadini yose. Akenshi nyine bavuga ko ADPR na Kiliziya Gatolika ari ibintu bidahura, ariko nyine twebwe muri TFPTSS usanga nyine dukunda guhuza cyane, aho usanga ADPR na Kiliziya Gatolika dukorera hamwe, kubera ko nyine twese twamaze kumva ko twese dusenga Imana imwe. Nyine ntabwo tuvuga ngo aba basenga Imana izi, ngo nyine bano basenga ibishushanyo, kuko twese twishizemo ubumwe, twumva ko twese duhuriye ku Mana imwe, kandi nyine tugomba kuyihurizaho tugashyira hamwe. Hanze isengesho usanga n'ubundi twese dushyira hamwe, kubera ko nyine ubundi twakagombye kuba tudashyira hamwe iyo tuba tudasenga Imana imwe. Ariko nk'abanyeshuri bo muri TFOP twamaze gusobanukirwa, tumara gusobanukirwa icyo agakiza ari cyo, bituma rero dushyira hamwe tutitaye ngo uyu ni umusilamu, ngo uyu ni umukatolike, uyu ni umurajepura. Nyine twashyize hamwe twunze ubumwe kugira tubone uko dusabana na Yesu Kristo. Umwiherero ni ikintu cyiza, nyine natwe byaradutunguye, ariko ni ikintu gihebuje, ni ikintu buri umwe wese akaba yicara agakora, aho usanga nyine nka Rajepura, wenda tujye ku ruhande rwa Rajepura, nka Rajepura umwiherero twabyakiriye neza, tuzi ko tutari bushobore, ariko kubera Kristo twarabishoboye, aho nyine twaganiye ku insanganyamatsiko ivuga iti Getsemani hamwe na Yesu Kristo. Nyine Fada yatuganirije nyine ukuntu hamwe na Yesu Kristo Getsemani yajyanye n'intumwa ze akazibuza gusinzira zigasinzira, atubwira ko twebwe tugomba kuba maso, atubwira ati tube maso tutazaba nka Petero na bene Zebedeya. Yesu yasabwe ngo bamwe babe hamwe maso nawe bagasinzira, ariko twebwe twigiyemo kuba maso, kutashwa cyane n'ibishuko by'isi, kuko tukaba maso. Mbere na mbere ubutumwa nabanza kubahereza, burya nyine iyo abantu badashyira hamwe batumvikana ntago bagira icyo bageraho, ariko mbere na mbere ni ukubanza kwiyumvamo ubumwe muri bo, bakumva ko twese dusenga Imana imwe, nyine tukabanza twiyumvanamo hagati muri twe. Niyo mpamvu mbabwiye ngo tubanze dushyire hamwe, twumve ko dusenga Imana imwe, waba uri umukatolike, waba uri umurajepura, waba uri umwisilamu, waba uri umwadivantiste, tubanze dushyire hamwe twiyumvanemo. Nitumara kwiyumvanamo bizadufasha koroherana kugira twese dushyire hamwe. Ubutumwa rero mbahereje, nimugende mukore cyane, mureke gushwana n'iby'irari ry'iby'isi, kuko nyine dushyire hamwe, tuba hamwe na Yesu Kristo. Umuyobozi w'ishuri turamukunda cyane, Fada Didier Ramedi, turamukunda. Ikindi nyine namubwira, turanamushimira ku byo yatugejejeho, turamushimira pe, turamushimira. Ntabwo twabona uko tubivuga byimbitse, ariko nyine azakomerezaho, nyine azakomeza dutoze uwo muco, noneho azongereho, atumire n'ibindi bigo kugira ngo babane natwe, bari kumwiherera uba umeze. Murakoze, amazina yanjye ni Ngaboneza Giselene, nkaba niga kuri TFPTSS, niga Level 4 Food and Beverage Operation. Ku mwiherero wagenze twawutangiye kuwa gatanu, dutangira n'ikiganiro cya mbere, Fada dusobanurira ukuntu umwiherero uzagenda, ku nsanganyamatsiko yari ivuga iti Getsemani hamwe na Yezu, dusanga kwa Matayo umutwe wa 26 umurongo wa 41. Umunsi wa kabiri twatangiye dushengereza isakaramentu ry'Ukaristiya muri shapeli y'ishuri, turangije dukora misa ntagatifu. Misa ntagatifu isoje, twese dukora ikiganiro cya mbere. Umwiherero icyo nungukiyemo ni ukugerageza kubana neza na bagenzi banjye, singira abo nsuzugura, kandi nkasaba Imana ntacyo nyihisha, kuko nta n'ikitazi. Ubutumwa nabagenera ni ukujya bajya mu mwiherero bawugiyemo neza, kubera ko umwiherero udufasha kwegerana na Yezu neza. Ndashimira umushumba wa Diyoseze ya Ruhengeri, we watwoherereje umusaseridoti wo kuduha umwiherero.
ndashimira kandi na Fada Fabian Twamazimana waduhaye umwiherero mwiza cyane, nkanashimira Fada Remedy Didier dushyire hamwe wacu udushakira uko twakiherera neza tukagerageza gusenga bucece. Ndasaba Fada ko buri gihe yajya ahora adushakira imyiherero kandi kenshi cyane. Murakoze. Amazina ni Kwizera Elisa, wiga kuri ETFO PTSS Level 4 Electronic and Telecommunication. Umwiherero ni igikorwa cy'agaciro kidufasha kwihuza na Yesu cyangwa n'Imana, aho tukijyamo ducecetse nta byo gusakuza, tugacecekanye tukaganira n'Imana mu mutima wacu. Guceceka kuri nge ni igihe ndi kuvugana n'Imana ntatavuze, ahubwo ndi gukoresha umutimanama yampaye. Nk'ijambo cyangwa ubutumwa navuga, icya mbere nagarukaho ni ukuba maso kugira ngo umwami cyangwa satani atakwinjirira. Ikindi batubwiye ni ijambo rimwe ariko ririmo amagambo atatu: kureba. Aho Yesu yari yagiye gusenga, aje asanga intumwa ze zasinziriye, nuko aho ngaho padiri Twiyambaza Imana yatubwiye ngo tugomba kureba, cyangwa Yesu arabwiye ngo bagomba kureba, bamureberaho, banamurebera. Kureba ni ukureba ibyo Yesu akora tukabyigana, kumurebera ni ukumucungira kugira ngo hatagira abaza bakadobya cyangwa bakangiza ibyo ngibyo. Kumureberaho ni ugukurikiza bimwe byose yakoze byo kwigisha, kubwiriza inkuru nziza. Icyo nkuyemo kuri njyewe navuga muno mwiherero, cya mbere ni ukubanza nkisuzuma njyewe, nkamenya uko mpagaze. Namanya kumenya uko mpagaze, nasanga ari byiza nkashima Imana, nasanga atari byiza nkasaba Imana imbabazi. Kandi ikindi navuga nkuyemo cy'agaciro ni uko nagiranye umwanya nanjye n'Imana yanjye yandemye. Ubutumwa naha bagenzi banjye ni uko umwiherero ni igikorwa cy'agaciro kidufasha kongera kwibuka isoko cyangwa uwaturemye, tukaba twamujya imbere nk'uko umwana ajya imbere y'umubyeyi we akamusaba, akamwereka ibyifuzo, akamufasha, akamwereka inzira, guideline cyangwa ibyamufasha. Urakoze. Muri ETFO haba ibintu byinshi. Icya mbere namubwira, reka tuwege mu masomo. Muri ETFO haba abatice bafite skills cyangwa batanga ubumenyi buri hejuru, ku buryo iyo turi kwiga ntube competent, navuga ngo ntago ukiranuka nabo. Icyo ni icyambere cy'amasomo. Muri make nyine baba bashaka ko wiga utigishijwe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, mu bijyanye n'impano mbyino, ETFO dufite itorero, dufitemo abakobwa, abahungu bazi kubyina neza. Iyo ujemo naho ushoboye kuba wabyina. Tuvuze nka ku bintu bya entertainment ho nahita nigarukaho cyane. Dufite umubyeyi uduheza ku mutima, aho yuje uri sharp, akwereka opportunity nyinshi. Hanjye ngewe yahise nka media, amana itangazamakuru, ku buryo bigutoza ejo n'ejo bundi wagera hanze ukahita ubikora atari ibintu kugwiririye. Nyine muri make, umunyeshuri ushoboye kuvuga yoje muri ETFO abona icyo akora kandi cyazamutunga ejo hazaza bitanagendeye ku byo yiga. Ubwo icyo nasorezaho kindi, mu by'Imana haba amakorali meza cyane. Nk'iyo navuga nka korali y'abakatolike irimo abakobwa n'abahungu baririmba neza. Hari umuntu ugiye ukunda kuvuga ngo iyo bari kuririmba we aba yigereye mu ijoro. Niba mugira ngo ndababeshya, mwareba ku mbuga nkoranyambaga. Umwana nashyira nk'ababyeyi cyangwa nagenda nk'ababyeyi, uko nabigarutseho mbabwira, ababyeyi baba badufitiye urukumbuzi, badushagaye. Baba bavuga ati umwana twamwohereje kwiga, yego byarabyize, ariko se nyuma yo kwiga akora iki? Ikintu cya mbere nababwira ko ikigo banyurejeho ni ikigo kitajya mu byo kwiga gusa, ahubwo no mu by'Imana, kiyobora abana babahaye cyangwa babaragije neza, nko mu byo kumenya Imana. Aho nababwira nk'ibyo twize mu mwiherero Getsemane hamwe na Yezu Kristo, aho bagiye batubwira amagambo menshi. Nk'ijambo ryo nababwira ry'ingenzi bambwiye,
uwo mufada yatubwiye nuko yaratubwiye ngo if you decide to do something do it and do it well with passion and commitment. Ubutumwa ku banyeshuri nuko nabasaba, ikintu cya mbere nabasaba mu gihe twageze mu icyo gihe cy'umwiherero bajye babigira ibyabo, kuko si kuri fada wacu ugira akamaro, natwe tugira akamaro. Ikindi nababwira bajye bamenya ko ari igihe cyo kuganira n'umuremyi wabo wabaremye, bajye bibohora basaba imbabazi niba aho bagenze nabi, kuko mu buzima umuntu turakosa, kandi banayisabe ibarinde mu buzima bwabo. Ikindi nababwira, umwiherero ni igikorwa cyiza, nabasaba ngo ibyo bize mu mwiherero muri iki gihe tugiye kujya mu biruhuko azabisangize bagenzi babo biga ku bindi bigo. Icyo nasaba ku buyobozi bw'ikigo, batumira nk'ibigo by'abaturanyi nabo bakazaza bakareba ibyiza twe twamenye nk'abanya ETFOPE cyangwa abanyeshuri bo muri ETFOPE, tukabibasangiza nabo bakagenda bamamaza inkuru nziza, kuko nicyo umwami Imana yaturemeye. Karimbo kamfashije muri no mwiherero ni akarimbo ke mu Giswahili k'iyo korali kavuga ngo ni baraka kutoka kwa Mungu kweli kweli, ni baraka kutoka kwa Mungu kweli kweli, ni baraka. Twimane Mariya uduhishe mu bishura cyawe, kimwe cy'ubusugi umwanzi umwima ijambo mu buzima bwacu, udutoze kugukurikiza twumvira Imana. Mwamikazi w'ijuru, wowe mubyeyi twazwe, ubuzima butwigishe kwakira neza imisaraba yacu, ibyo Imana idukorera bidukore ku mutima. Twimane Mariya uduhishe mu gishura cyawe, kimwe cy'ubusugi umwanzi umwima ijambo mu buzima bwacu, udutoze kugukurikiza twumvira Imana, udutoze kugukurikiza twumvira Imana. Amazina ni Iradukunda Charite, niga ku kigo cya ETFOPE TSS Ruhengeri, niga level 4 FAD Fashion and Design. Umwiherero ngiye nk'umukoraliste nungukiyemo byinshi, nabashije kwegerana n'Imana muri ka kanya keza ko tuba dutuje, ubasha kuganira n'Imana ugafatanya n'abandi isengesho, ukavuga rozari. Twakoze byinshi bitandukanye nk'abakoraliste, twafashije abandi kuririmba, tubafasha kwegerana n'Imana, kuko ngiyo uririmbye neza basenze kabiri. Fada Fabien yatubwiye ku ijambo ry'Imana dushyire hamwe mu byo dukora byose, tumenye kubana neza na bagenzi bacu, dukorere hamwe kuko Imana ikunda abantu bishyize hamwe, kandi ngo abakoreye hamwe Imana irabasanga. Ijambo ryansigaye ku mutima, Fada Twambazimana Fabien atwigishije kuba maso, kugira ngo umwanzi Sekibi ahora ashaka ko yadutandukanya, yatujyana kure y'Imana, ariko yatubwiye ati tube maso kandi dusenge, dore twizeye ko Yezu Kristo ari kumwe natwe, ibyo bishuko byose bya Sekibi azabitsinda, kandi natwe tubimufashijemo tuzabitsinda. Icyo nasaba abanyeshuri bagenzi banjye ni ugukomeza kwiyumvisha neza kujya mu mwiherero ari byiza, bituma tubasha kwegerana n'Imana, tukabasha gukorera Imana,
tukabasha kuyisaba byinshi bitandukanye. Nk'abanyeshuri twayisaba ubwenge, ubumenyi, tukayisaba n'amahoro, tugahuriza hamwe mu byo dukora byose. Njye nk'umukoralisite icyo nabwira abanyeshuri bagenzi banjye, nabashishikariza kuza tukifatanya mu murimo wo gukorera Imana, wo kuririmbira Imana, tugafasha abakirisitu bandi kwegerana n'Imana tubinyujije mu kuririmba. Nshimira abanyeshuri bagenzi banjye bitwaye neza mu mwiherero, twawutangiye dutuje, twawusoje dutuje, kandi ndashimira umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri ukomeza kutugaragariza akadukunda, akadupangira umwiherero mwiza. Nshimira na Fada Twambazimana Fabien wadufashije muri uwo mwiherero. Nshimira na Fada Didier Hamedi dushyire hamwe, we waduteguriye umwiherero kandi tukaba twawusoje neza, tubashije kumushimira. Amazina yanjye nitwa Niyigena Clementina, niga level 3 electronique muri ETFOP TSS diyoseze ya Ruhengeri. Nyuma yo gusoza uyu mwiherero nungukiyemo byinshi, kuko twigaga ku kintu nyine kijyanye na Getsemani hamwe na Yesu. Muri uyu mwiherero nungukiyemo byinshi, kuko nabonye ko kiriya gihe abigishwa bajyanye na Yesu gusenga bagasinzira, hari byinshi bahombye, natwe tutabaye maso hari byinshi twahomba. Ubundi butumwa natanga ku banyeshuri bagenzi banjye, nabo igihe tubonye igihe nk'iki cy'umwiherero bajye bagifata nk'aho ari umwanya wo gusabana n'Imana babonye, babifate nk'aho ari umunsi utazagaruka, babihe agaciro cyane kuko bifite akamaro. Yego, ubuyobozi bw'ishuri bwa ETFOP icyo nabusaba ni uko uyu mwiherero rwose uri kumara igihe gitoya, iminsi 3 ni mike cyane, bongere basi nk'icyumweru wenda tujye tumara icyumweru turimo dusabana n'Imana.